Mu nkuru yacu y'uyu munsi yari mu gitondo cya kare, umukobwa yari arimo gukoropa tuwarete. Izo tuwarete zari tuwarete za alimentation, ariko mbere yuko ugera kuri tuwarete ubanza gukanyura ahantu hari parikingi y'amamodoka. Mu gihe uwo mukobwa yari arimo gukoropa, yakoropaga ubona ko afite igihunga cyinshi, ari kwivugisha, ari kuvuga ati Mana ndakwinginze uyu munsi umfashe sinze gukererwa, Mana ndakwinginze uyu munsi umfashe sinze gukererwa. Mu gihe yari afite igihunga cyinshi, yagiye kumena amazi. Amennye amazi yahise yamena ku musore wari urimo kuza. Umukobwa yahise yikanga abonye kamennyeho uwo musore amazi. Umukobwa arangije aramubwira ati nukuri mumbabarire ndabinginze, ntabwo nari nabonye ko murimo kuza. Umusore arangije aramubwira ati it's okay, nta kibazo, bibaho nta kibazo. Umusore arangije aramubwira tumeze neza se ahubwo? Umukobwa aravuga ati nanjye meze neza nta kibazo, nari ndimo kugera vuba vuba, nari nakererewe, nashakaga kugenda. Umusore arangije aramubwira ati nta kibazo. Umusore arangije aramubwira ati njyewe banyita Peter, wowe bakwita nde? Umukobwa arangije aramubwira ati nanjye nitwa Sandra. Umusore arangije aramubwira ati okay Sandra, ko hariya batinze gufungura muri alimentation byagenze ute? Sandra arangije abwira Peter ati uyu munsi baraye batinze gutaha, niyo mpamvu batinze gufungura, hari menya bakinaniwe bashobore kuba bagifite ibitotsi. Sandra yari arimo kubwira Peter arimo kugira vuba vuba ashaka kwigendera. Sandra yahise abwira Peter ati Peter ngendagiye rero, sawa ibihe byiza. Peter arangije aramubwira ati sawa Sandra, ugira umunsi mwiza. Peter yasigaye aho ngaho ari kwibaza, uriya umukobwa mwiza cyane nk'uriye ukora ahangaha, ukora muri tuwarete, ni muntu ki? Kubera iki yahisemo gukora mwahangaha? Ubu yabuze kandi kazi kubera umukobwa mwiza nk'uriye? Mu gihe Peter yari arimo kwibaza kuri ibyo byose, hari undi mukobwa wahise uza. Arangije aramubwira ati Peter. Peter arangije aramubwira ati karame. Arangije aramubwira ati morning Peter. Peter arangije aramubwira ati morning Alice, ko mwatinze gufungura uyu munsi byagenze ute? Alice arangije abwira Peter ati mwihangane, nukuri uyu munsi twatinze gufungura, twaraye dutinze gutaha, twari dufite abakiriya benshi nimugoroba, niyo mpamvu nuko byatugendekeye. N'ubu ngubu nzindutse kubera ko nari mbizi ko aya masaha ujya uza gufata ka kofi, naho ubundi kubyuka byari byanze pe. Peter arangije aramubwira ati nta kibazo, bibaho. Alice ari kureba Peter yahise aseka cyane. Arangije aramubwira ati Peter byagenze gute? Imvura itigeze igwa muri kino gitondo, amazi ufite wayakuye hehe? Ndebera amazi ku ipantaro. Arangije aramubwira ati Peter waraye mu nzoga kwera umusore nkawe wiyubashye, umuntu w'umukire twese twemera? Peter ntabwo rwose wabinkora, winyariye, byagenze ute? Peter arangije aramubwira ati hoya Alice, nawe ntukagire ibintu intambara, ntabwo ninyari, umuntu ungana nanjye kwera, umusore nkanjye, urumva ibyo bintu kwera nabikora? Ati izo nzego tuba twarazirenze twebwe. Alice arangije avuga ati naringeze tubwo ari wowe ntago wantengwa rwose. Arangije aramubwira ati none se ko watose byagenze ute? Peter arangije abwira Alice ati nta bintu byahatari, nari ndimo gufungura amazi hariya, sinzi kuntu kariya akantu bakarabiraho gacomotse rero amazi ahita angwaho, nuko byagenze, amazi yamenetseho, nta kindi kintu cyabaye. Alice arangije aramubwira ati it's okay nta kibazo, ngende kuguhereza ka kofi kawe wigire mu kazi. Peter ndetse na Alice bahise bagenda. Alice arangije atunganyiriza Peter kofi yiwe, arangije arayimuhereza. Nyuma yaho Sandra yaje gusubira agenda mu rugo. Akigera mu rugo yahise yitunganya vuba vuba, arakaraba vuba vuba, arangije yambara imyenda y'ishuri. Arangije kwambara imyenda y'ishuri, hari umudamu wahise uza, ubona ko ari umudamu ukuze ariko udakuze cyane. Arangije aramubwira ati Sandra, ko uri kwambara imyenda y'ishuri ugiye he? Sandra aramubwira ati masenge ngiye ku ishuri. Arangije aramubwira ati ugiye ku ishuri nta soni? Ntabwo wogeje ibyombo, ntabwo wakoropye, nta kintu na kimwe wakoze, ubwo urumva uri bujye ku ishuri kumara iki? Nta kintu na kimwe urakora, urumva hano hari bwirirwe hari umwanda umeze gutya? Sandra arangije aramubwira ati masenge nukuri uyu munsi mwatinze kubyuka, nabyutse njya kuri alimentation nkora amasuku, ndangije gukora amasuku nibwo narinje mpita nkaraba, mpita nitunganya nyine kugira njye ku ishuri.
Nyirasenge arangije arambwira ati umva mbese nta n'isoni ko mvuga kikamvukiramo. Arangije avuga ati kora nk'ibyo binifomu ubanza ugende hariya ubanze uze ukora amasuku nta n'isoni ufite. Ati ubundi igihe cyahereye kiga ko kitarangiza ubundi uzarangiza kwiga ryari? Umwana wanjye mwatangiye kwigira igihe kimwe ntiyarangije kwiga na kaminuza ariko uri aho ngaho uracyari mu mashuri yisumbuye. Uri umuswa rwose sinzi n'icyo uri kumara hano, sinzi n'impamvu nakuretse ukaba ukiri mu ishuri. Sandra arangije ambwira ati ariko masenge ntabwo ndi umuswa, ntabwo ari uko ndi umuswa cyangwa hari izindi mpamvu zituma nanga ishuri. Urabizi ko mu gihe cyo gukora ibizami ari mwebwe mujya munsibya, ni mwebwe mutuma ntakomeza kwiga cyangwa ngo nanjye ndangize kwiga nk'abandi. Nyirasenge yahise amucira mu maso arangije arambwira ati siyo bakigoryiwe nta n'isoni ndavuga nawe warangiza ukamvugiramo. Ati ubu ngubu muri kano kanya wirengagije ibyo wankoreye, wirengagije ko wampekuye ugatuma mbura musaza wanjye, wirengagije ko cyanyuko cyataye musaza wanjye agata umutwe, nawe warangiza ukajya no kumwica. Turibuka ko ari wowe wishe musaza wanjye wakigoryiwe none ukaba uri kuvuga ubusa aho ngaho. Ati nta n'isoni ufite ahubwo ndavuga warangiza ukamvugiramo. Arangije aravuga ati ubu nawe ntabwo wakagombye kuba uri muri iyi si. Musaza wanjye rwose ubundi nari naramubujije, nari naramubwiye gushaka cyanyuko ntabwo cyari kuzatuma musaza wanjye abaho, ntabwo cyari kuzatuma asigara amahoro. Kirangije gihita kimuta, nawe urangije uhita umwica. Mwaje kuncira umuryango mwebwe, ahubwo Imana nuko ari imbera amaso, naho ubundi mwari kuba nanjye mwaranyishe. Alice nako Sandra ahita ababara cyane arambwira ati mumbabarire, ni ukuri mumbabarire pe ndabinginze mumbabarire, mureke kumbwira ibyo bintu ndabinginze. Akimara kumubwira ibyo bintu Nyirasenge yahise amubwira ati ngiye mu kazi, ibyo bintu nkubwiye usigara ubikora kandi ntuze kuntera iseseme nsanga nta kintu na kimwe wakoze. Uyu munsi ntabwo uri buze kundarira mu nzu. Sandra yahise asigara aho ngaho ubona ko afite agahinda kenshi, ababaye cyane. Arangije akajya avuga ati Mana Nyagasani, kuki watumye ibi byose bibaho? Kuki watumye ibi bintu bimbaho? Sandra yahise akora amasuku vuba. Arangije gukora amasuku vuba ahita yongera yambara inifomo ahita agenda ku ishuri. Nyirasenge wa Sandra yahise ajya kuri alimentation. Ageze kuri alimentation, Alice akimara kumubona yahise avuga ati mama umeze ute se mama waje? Arangije aravuga ati naje mwana wanjye. Arangije aravuga ati ngwino dukora akazi. Ati ariko mama, Alice ahita abwira mama ati mama uzi ko nahuye Peter uyu munsi yaje ariko twakererewe kuza, yaje kugura kofi asanga tudahari. Mama wa Alice arangije arambwira ati mwana wanjye Peter yaje asanga tudahari. Mana Nyagasani, usubira muhungu ntabwo yatubonye imboga mu menyo kwera, ubu ngubu se bazagaruka? Arangije Alice arambwira ati rega mama, Peter ntabwo ari uwo muntu, ntabwo ari uko ateye, azongera agaruke rwose kandi uraza kureba na saa sita ari buze kunyura hano aje kugura ji, se arimo kubakisha hariya hirya se? Maze mama wa Alice ahita amubwira ati mwana wanjye ubundi Peter niwe nshaka kuzashyingirwa nawe, Peter niwe nshaka kuzagushyingira. Alice arangije arambwira ati mama nawe ibyo ngibyo rwose bubyihoreye, uracyari kare kandi Peter ntabwo yageze akubwira ko nshaka. Peter nta nubwo aba agaragaza ko nkunda, ahubwo nuko tuba twiganirira biri aho ngaho. Mama wa Alice yahise amubwira ati ndi umuntu mukuru mba mbireba. Alice arangije amubwira ati none se mama ko nari mvuye mu rugo tuvuganye yuko uri buze kuza hano, kuki watinze kuza? Mama wa Alice yahise amubwira ati ndeka underere mwana wanjye, si cya cyana se ngo nikibyara cyawe kiba cyasigaye kintinza. Alice ahita amubwira ati ma nawe ntukajye ubwira Sandra na nabi, Sandra ko ari umwana mwiza, wagiye umugenza gahoro kweri. Mama wa Alice ahita amubwira ati mwana wanjye kiriya cyana nuko utakizi. Mama wiwe yabanje kuza arangije ati umugabo wiwe, akimara guta umugabo wiwe kiriya cyana nacyo kibakishe papa wiwe. Aturumva kuntu cyampekuye kuri musaza wanjye nari nsigaranye wenyine. Alice arangije amubwira ati mama ariko ibyo byabaye ntabwo ari amakosa ya Sandra yari akiri umwana, ibintu byabaye nta makosa, nta ruhari na rumwe yageze abigiramo.
Mama Alice yahise amubwira ati nicyo cyabiteye, niwe wabiteye, we na nyina bahemukiye musaza wanjye, nibo batumye nsigara ndi incike. Alice arangije aramubwira ati mama ariko twebwe uradufite, uramfite, ufite na Sandra. Arangije aravuga ati Sandra we ntukajye umubara mu bana banjye, Sandra ntukajye ubara ko hari isano njye mfitanye nawe, no kuba akiri hariya ni ukubera wowe, ni ukubera ko ukiri umwana wanze ko muta, ni ukubera wanze ko mujugunya, no kuba akiri kwiga ni ukubera wowe. Alice ugira umutima mwiza nawe ugakabya, ibintu byose nakubwiye Sandra yakoze, kuki utigeze umurakarira? Alice arangije aramubwira ati rega mama, ibintu byose wambwiye byabaye nuko Sandra nta ruhare na rumwe yegeze abigiramo, yari akiri umwana kandi ibyo yakoze byose ndetse n'ibyabaye byose nta ruhare na rumwe yegeze abigiramo. Sandra ntabwo ari we wabwiye mama wiwe ngo ate papa wiwe, Sandra ndetse nta nubwo ari we wakoze biriya papa we byatumye akora impanuka. Sandra rwose mama mureke ujye uhereza Sandra amahoro. Mama Alice arangije aramubwira ati Alice surebe ibintu mba nkubwira ukigira gutyo, umunsi umwe uzabona ko ibyo nakubwiraga ari byo, uzabona ko ibyo nakubwiraga ari ukuri ko Sandra atari umwana mwiza. Alice arangije aramubwira ati mama Sandra ni umwana mwiza, nawe ujye ureka. Alice ndetse na mama wiwe bakomeje gukora akazi. Bukeye bwaho nanone Peter yarongeye agaruka kuri ya alimentation. Ageze kuri ya alimentation yahise abaza Alice aramubwira ati Alice bimeze bite, waramutse neza, umeze neza? Alice aramubwira ati meze neza Peter. Arangije aramubwira ati ngaho rero nzanira ka kofi ngiye kuba ndi mu modoka. Akimara kumubwira gutyo yahise agenda kuri toilette arareba, akajya araranganya amaso ameze nkaho Peter arimo gushaka umuntu, ariko uwo muntu ari gushaka atari kumubona. Arangije arongera agaruka ku modoka asanga Alice niho ahagaze. Peter arangije abwira Alice aramubwira ati yo ntabwo narinzi ko waje, usigaye ukorera vuba, usigaye ukorera imbere cyane kabisa. Alice arangije aramubwira ati ntubizi serega twebwe hano bari imbere cyane. Alice arangije aramubwira ati ariko Peter muri ino minsi usigaye ukunze toilette zacu cyane, sinzi kabisa ikintu wabonyemo, niba ushaka kongera kwimenaho amazi nk'ejo simbizi. Peter arangije aramubwira ati hoya, ahubwo nari ngiye kureba umuntu, ejo hari umukozi wakoraga hano kuri toilette, niwe nari ngiye kureba, nari ngiye kumusuhuza mubaza uko ameze. Ejo bya bintu bimbaho byose nabonaga ameze nk'umpangayikiye ndetse mbona afite nk'ikibazo. Alice arangije aramubwira ati vuye umukozi se? Peter arangije amubaza ati mukoresha abakozi bangahe bakora amasuku? Alice arangije aramubwira ati Sandra niwe uri kuvuga. Alice arangije aramubwira ati Peter Sandra ntago ari umukozi w'ahangaha, ahubwo ni mubyara wanjye. Peter yahise amera nk'utungwa aramubwira ati mubyara wawe bishoboka gute se? Ati Alice mubyara wawe akaba akora hano, mwazamushakiye akandi kazi se kazima basi yajya akora hano? Kweri gufata mubyara wawe mukamujyana muri toilette, ibyo bintu ntabwo biri fair rwose. Alice yahise aseka cyane aramubwira ati Peter ibyo byihorere, Sandra aracyari umunyeshuri, aracyari kwiga, araza agakora amasuku hano agahita agera mu rugo akitegura akabona kujya ku ishuri. Peter yahise avuga ati okay, niba ari uko nguko bimeze ndumva ari sawa cyane rwose, mama wanyu aba yagerageje mwese gutuma buri umwe agira imirimo ashinzwe. Alice arangije aramubwira ati nuko cyane rwose mama ntabwo ajya rero abajeye. Peter yahise afata imodoka n'ubundi arongera aragenda. Peter yari umusore wari urimo kubakisha hafi aho ngaho y'iyo alimentation, yari arimo kwazamura inzu y'ubucuruzi nawe nanone. Ariko Peter nubwo yari arimo kuzamura iyo nzu y'ubucuruzi ntabwo ariko kazi yakoraga gusa, ntabwo yari umwenjeniyeri, ahubwo yari afite n'irindi duka cyangwa twaryita kenkayori yacuruzaga ibikoresho by'ubwubatsi. Peter igihe yabaga akeneye nk'akantu ko kunywa cyangwa akeneye nk'ibintu byo kurya yagendaga akabigura kuri alimentation yo kwa mama Alice. Bukeye bwaho nanone Peter yarongeye agaruka aho ngaho noneho azindutse. Bari bamaje kumubwira ko Sandra mu gitondo azinduka agakoropa akabona kujya ku ishuri. Peter yarazindutse, akimara kuzinduka yaragiye abona Sandra. Arangije aramubwira ati bonjour Sandra. Sandra ubona atishimye rwose, ubona afite umujinya, afite umushiya mwinshi. Arangije aramubwira ati bonjour Sandra.
arangije arambwira ati umeze ute se? Arambwira ati meze neza. Arangije arambwira ati nguhereze umwanya utambuke se. Sandra yari arimo gukoropa muri toilette, arambwira ati akira umwanya utambuke. Peter arangije arambwira ati Sandra come on, ntabwo unyibuka se? Sandra arangije aravuga ati ejo nigeze kukumenaho amazi umbabarire, nizere ko utigeze undega rwose, barambwiye ngo uri umukiriya wabo. Nijoro Alice yaraye abimbwira, yambwiye ko uri umukiriya wabo, nizere ko utigeze undega. Sandra arangije Peter aramubwira ati Sandra tuza come on, ngiye ndi umwana kweri, ntabwo njyewe nsinicinga, ntabwo ndi snitch, narinje kukureba just nkubaza ukuntu umeze, narakubonye ejo mbona ufite igihunga, mbona nanone utameze nkaho utanze sinzi. Sandra arangije arambwira ati harya wari wambwiye ko witwa Peter? Ndamubwira ati nakubwiye ko nitwa Peter mabuja. Sandra ahita aseka aravuga ati njye ntabwo ndi mabuja wawe, ariko nanjye urabona ndi umukozi hano. Peter arangije aramubwira ati Sandra come on, ntabwo uri umukozi hano, Alice ejo yambwiye ko uri mubyara wiwe. Sandra ahise ati mana nyagasani, Alice nawe agira umunwa, ubu ibintu byose yabikubwiye, inkuru yose yayikubwiye, n'ibyo mama we wajya yirirwa nshinja, ubu ibintu byose yabikubwiye. Peter arangije arambwira ati n'ibiki se mama we wajya yirirwa gushinja yambwiye? Ati utumye ngira amatsiko cyane rwose. Ati ejo Alice tuganira nta kindi kintu yambwiye usibye ko yambwiye ko uri mubyara wiwe. Sandra arangije arambwira ati uravugisha ukuri, nta kindi kintu Alice yakubwiye? Alice ndabizi aravuga cyane. Peter arangije arambwira ati ndakubwiza ukuri, ejo Alice nta kindi kintu yambwiye. Noneho Sandra arangije ahita abwira Peter, arambwira ati okay, niba nta kintu yakubwiye aho ni sawa. Peter arangije arambwira ati Sandra utumye ngira amatsiko, ati niki kindi ngomba kumenya kuri wowe? Sandra yahise abwira Peter, arambwira ati mva nkubwire Peter, nta kintu cy'ingenzi rwose, nta yandi mateka ari mu buzima bwanjye ngomba kuba nahita nkubwira. Ati ubwo niba ushaka kumenya ibindi kuri njyewe uzashaka umwanya uzanshake, ntuzaze kubimbariza ahangaha. Peter arangije ahita abaza Sandra, arambwira ati none se nzamenya ngushakira he Sandra? Sandra arangije arambwira ati Peter ibintu bimeze neza, njye ndimo gukora akazi vuba vuba, reka njye ku ishuri, ubwo nyine tuzongera duhure. Peter arangije arambwira ati Sandra ndakwinginze basi ejo uzazinduke kare mbere yo kujya ku ishuri, uzaze twongere duhure. Peter arangije afata Sandra ikiganza, arangije abwira Sandra ati Sandra umbabarire, ntago ari uko nteye, ariko kuva ejo nakubona mu by'ukuri wahise utuma niyumvamo ibindi bintu byari bimaze igihe bitambaho, watumye nongera kwiyumvamo urukundo nyuma y'igihe kinini mpemukiye n'umukobwa twakundanaga. Sandra arangije arambwira ati Peter mbabarira rwose, mbabarira ibyo bintu uri kumbwira reka kubimbwira, ntabwo nshaka kubimenya, nta nubwo nshaka kubijyamo, ibyo bintu byo gukundana ntabwo. Ati Peter ndakwinginze, mama Alice noneho yanyica. Peter ahita yumva avuze icyo jambo ati mama Alice yahita anyica. Peter arangije arambwira ati mama Alice yakwicira iki Sandra? Sandra arangije ati mama Alice aramfuhira cyane, ntabwo yakemera ko njya mu nkundo ntararangiza kwiga. Ati dore n'ubu ngubu narabananiye kwiga, byagiye byanga, nagiye nsibira igihe kinini, rero uyu mwaka ndaza kurangiza kwiga, ntabwo nshaka ko hari izindi mbogamizi ndibuze kujya, ntabwo nshaka gusubira inyuma. Peter arangije arambwira ati Sandra ibintu bimeze neza Sandra, wenda ntabwo nigeze nkwibwira, ntabwo nigeze nkubwira uwo ndiwe, ariko ngiye mfite amafaranga, mfite buri kimwe cyose, ati niyo utakiga ati we nyemerera umpereze umwanya mu mutima wawe, ati basi ndakwinginze reka dukundane. Sandra arangije aramubwira ati Peter ibyo bintu uri kunsaba sinzi ko byashoboka. Sandra arangije aravuga ati gusa ejo uzongera ugaruke mu gitondo, niba kuko ushaka ko dukundana, ejo mu gitondo uzongera ugaruke uzindutse. Peter yahise avuga ati okay Sandra ndabyemeye. Peter yahise agenda yishimye cyane. Noneho bukeye bwaho mu gitondo Sandra aza gukoropa. Sandra yagera mu kazi
akabona imodoka ya Peter yaraye muri parikingi, akavuga ati se Peter umunsi imodoka iraje muri parikingi. Sandra agiye abona Peter yasohotse mu modoka, arangije ambwira ati Sandra nari ngutegereje. Sandra ahita avuga ati ntibishoboka Peter, wowe izi saha saa kumi n'igice ubizi saha kweri wari urimo kujya hehe kuko? Peter arangije ambwira ati ariko nawe saa 10 n'igice ntabwo ari bwo wajya gusa, ubundi ujya uza hano gukora amasuku saa 11 none doroje saa 10 n'igice. Sandra arangije ambwira ati ibyo bintu wabikuye hehe? Peter arangije ambwira ati ya Sandra come on, ntabwo ndi umwana, nanjye rega nagiye nkurikira amasaha bajya gukoresha. Peter arangije ambwira ati rero reka ngufashe dukora akazi vuba noneho byibura nka saa 11 zuzuye tuhita tutangira kuganira. Peter yafashije Sandra akazi. Peter atitaye kuba ari umusore rwose, wari umusore w'umukire, umusore wari ufite amafaranga, ibyo byose yabishize ku ruhande. Yari umusore warimo kubaka ndetse n'inzu ya etaje y'ubucuruzi hafi y'aho ngaho kwa ba Sandra, aho nyirasenge wa Sandra yari afite alimentation, ndetse aho ngaho abantu bose bari bamuzi ko ari umusore wakize ukiri mutoya. Peter ibyo byose yarabyirengagije, arangije afasha Sandra gukora amasuku, amufasha vuba barakora. Barangije gukora amasuku saa 11, Sandra yahise abwira Peter, arambwira ati Peter mu by'ukuri nanjye so kuvuga ko ntagukunze, nanjye ndagukunda, gusa nyine mfite imbogamizi nyinshi, sinzi ko urukundo rwanjye nawe rwashoboka. Ko numvishe mama Alice ambwira yuko ngo numvishe mama Alice ari kubwira Alice ati ko azamushyingira Peter, ubwo si wowe yavugaga? Peter yahise aseka aravuga ati Alice ntabwo yanyemera. Alice hari undi musore ngo biganye uri kuba hanze, umusore agiye kwiga muri Amerika, uwo musore niwe Alice uzashakana na Alice. Alice ibyo bintu yarabimbwiye. Alice ni umujama wanjye biri aho ngaho, gusa sinzi ko ibyo bintu yabyemera, ntabwo yakemera ko tubana, ntabwo yakemera ko tunakundana, yewe ko hagati yanjye na Alice nta n'urukundo runahari. Sandra yahise yiruhutsa, Angela avuga ati it's okay, ubwo ngubwo niba Alice nta kibazo na kimwe dushobora kugirana, nta kibazo njye nawe twakundana. Sandra yahise atangira kubwira Peter inkuru y'ubuzima bwiwe, ahita atangira kumubwira uburyo ki mama wiwe yataye papa wiwe akiri umwana mutoya. Aramubwira ati ubwo nari mfite umwaka 1 n'igice mama yaransize, yaragiye. Icyo gihe agenda ntabwo papa yarazi ahantu yagiye, gusa papa yaje gusanga urwandiko mu rugo rumusezera, amubwira yuko arambiwe kubana nawe, agiye gushaka undi muntu bakundana, ngo yari yarabonye undi muntu wamukundaga, ngo uwo muntu niwe mama yasanze. Kugeza ubu ngubu papa yarinze yitaba Imana atazi ngo mama yagiye hehe. Kandi ikindi noneho nanjye mama ntabwo muzi, ubwo nari mfite imyaka 5 papa. Sandra yahise asuka amarira, ahita abwira Peter, arambwira ati Peter ibi bintu kubikubwira byari ngombwa? Peter arangije arambwira ati Sandra come on, mbwira ibyo bintu, mbwira nta kibazo. Sandra yahise abwira Peter ati ubwo nari nkiri umwana mfite imyaka 5 naje kubabara uwo munsi, nashakaga ice cream, ndangije ari nijoro, ndangije mbwira papa arangije yajya kuzana ice cream. Ubwo yari agiye kuyizana ari njyewe uyimutumye, yaragiye ari kugenda mu muhanda, hahise haza ikimodoka kinini cyahise kimugonga. Papa icyo gihe yakoze impanuka, yahise apfa. Nibyo ngibyo masenge ahora nshinja, nibyo ngibyo ahora njomba urushinge ambwira yuko ari njyewe wishe papa. Ibyo byose Peter yarabyumvishije. Peter arababara cyane, arangije ambwira ati ndumva waranyuze mu buzima butakoroheye kweri, ihangane Sandra, ihangane ubuzima bwose wanyuzemo, inkuru y'ubuzima bwawe yose ndayumvishije, niteguye kugukunda kandi niteguye gukomezanya nawe uko byagenda kose. Baraganiriye, amasaha yahise abafata. Amasaha akimara kubafata, mama Alice yahise aza asanga Peter ndetse na Sandra barimo kuganira. Peter mama Alice yahise agenda, araza n'umujinya mwinshi, arangije arambwira ati Sandra
ati Sandra wakirara we, dore kandi nanone utangiye kongera kwishinza kuri uwo muhungu, urabura kutajya kwitegura ngo ujye ku ishuri, none uri aho ngaho uri kwishinja ku muhungu gusa. Uwo muntu urimo kwishinja wowe uramuzi? Peter arangije ambwira ati it's okay mama, nuko nari nzindutse nyine musanga hano ndangije ntungurwa n'umuntu nk'uyu nguyu waba wazindutse zina saha. Nari ndimo kumubaza impamvu aba yazindutse cyane, nari ngiye hariya gukoresha ubwiherero nsange arimo gukoropa, ndamubwira ati ubu wabyutse ryari? Nibyo nari ndimo kumubaza, ntugire ikindi kibazo rwose. Mama Alice ahise ambwira ati Peter ntugire ikibazo, ati kariya n'akana ka musaza wanjye, ariko kagira amanyanga menshi, ati buriya wamenya ko kangana na Alice we. Ibaze ko we na Alice batangiye kwigana, ariko kubera uburara kageraga kavuye mu ishuri, kahoraga kava mu ishuri, mama wa Alice arangije ambwira ati buriya kanakuyemo inda. Peter akimara kumva ibyo ngibyo yahise yumva ari iyindi nkuru yumvishe mu matwi y'amashyashya, ariko kubera ko Sandra yari yamajije kubwira Peter inkuru yose. Tubashimiye kuba mwakurikiranye igice cya mbere cy'iyi nkuru, tukaba tubararikiye no kuzakurikira igice cya kabiri, kikaba cyo kizaba kiryoshye kurusha uko iki ngiki cyari kimeze. Iyi akaba ari Big Move Entertainment, tubibutsa gukora subscribe ndetse na share, mukabwira n'inshuti zanyu kuza bakumva inkuru nk'izi ngizi, inkuru nziza cyane ziryoheye amatwi. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.